nziza bakunzi ba NB Zoom inkuru zacu ukuri kwawe mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ucyuye munsi aho nubundi tuba tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugwa mu myidagaduro nyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda gusa tukibanduye umunsi mu gisata cy'imiziki aho tugiye kurebera hamwe uwitwa Tino Tiger B ndetse n'uwitwa Ayra Starr gusa tukibanda kuri inde mwakomeje kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nk'izi dukoresha mu gihugu cy'u Rwanda nka Instagram, TikTok, Facebook, Twitter ndetse n'izindi zicaho amajwi, amashusho ndetse n'amafoto ndetse no kubitangaza makuru hano mu Rwanda bakomeje kugenda babigaruka nkuko nawe yabyitangarije agira ati nahawe amafaranga n'uwitwa Ayra Starr gusa ayo mafaranga nubwo yavuzwe Tino yavuze ko irengero ry'amafaranga yahawe na Ayra Starr Yamwitiranyije na debeni nawe ubwe adafite uko yabisobanura gusa afite amagambo yabivuzeho ayo magambo ariyo nshaka ngo tugarukiye muri aka kanya ndetse turebere hamwe na Collabo bamwemereye mu rwego rwo kumwitiranya na debeni Tiger. Mbahaye ikaze nje nitwa Sana, iyi ni NB Zoom kandi subscribe tujye tubana buri munsi hanyuma wibuke gukanda like utanye n'igitekerezo cyawe muri comment utubwire uko byumva dukomeze tubane. Muri aka kanya rero icyo twavugaho ni iki ni umuhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru yitwa Kasirye Marite wamamaye nka Tino yatangaje ko hari amafaranga y'Amadolari yahawe n'umunya-Nigeria kazi Ayra Starr ubwo yamusangaga muri backstage avuye gufasha the band ku rubyiniro mu gitaramo cyaherekeje iserukiramuco rya Giant of Africa. Inkuru dukesha ikinyamakuru nyarwanda cyaganiriye na Tino. Ikiganiro bagiranye Tino yagize ati kiriya gitaramo ni kimwe mu bitaramo bizampora ku mutima nshingiye ku kuba narahagaze ku rubyiniro imbere y'abantu bari hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 10. Avuga ko bwari n'ubwa mbere ataramanye na The Ben baririmba indirimbo bakoranye yitwa Plenty. Tino yasobanuye ko ubwo yari kumwe na The Ben ku rubyiniro yakoresheje imbaraga nyinshi ndetse kubwo yarageze mu rwambariro Ayra Starr yamusuhuje azi ko ari The Ben bigera n'ubwo Amadolari mu rwego rwo kumushimira. Tino yagize ati Ayra Starr yampaye Amadolari mu ntoki kubera akavuyo sinza ahantu nayataye Amadolari yanjye ariko birashoboka ko ari muri BK Arena nayasize muri Arena gusa akantu kanshimishije kuri Ayra Starr ubwo narimo ndirimba na The Ben buriya mu byumba abandi bahanzi baba barimo haba hari televiziyo bareba uko bigenda tuvuye ku rubyiniro yagize ngo ndi The Ben aransuhuza nanjye ndamwikiriza. Akomeza agira ati urumva abasitari bava ku rubyiniro bagenda ngewe rero nagiye gake gake nuko turahura uziko yananyemereye Collabo aziko ndi The Ben. Muri muzika Tino yavuze ko yagiye akorana na The Ben mu bihe bigiye bitandukanye amufasha ku rubyiniro nk'umushyushya rugamba ariko kandi akavuga ko nyuma yo guhurira ku rubyiniro amufasha ku rubyiniro yiteguye no kuba yakorana nawe indi ndirimbo. Anavuga ko ari kwitegura gushyira hanze ku isoko album ye nshya. Tino Kasirye Marite uzwi nka Tino ni umunyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi ukora umuziki nyarwanda ibyo turabizi. Akora kandi nk'umunyamakuru wa radio aho akunze kugaragara cyane kuri Royal FM. Uyu muhanzi ni umuhanga mu njyana zitandukanye z'umuziki cyane cyane Afrobeat na R&B. Yamenyekanye cyane kubera indirimbo zifatika ndetse no kuba mushorosha rugamba ku rubyiniro. Akunda gukorana n'abandi bahanzi bamenyekanye mu Rwanda nka The Ben. Icyakomeje gutangaza abantu benshi ni ukuntu yemerewe Collabo bamwibeshyeho ngo ni The Ben ndetse n'Amadolari yahawe azi ko ari The Ben ndetse n'uburyo Ayra Starr yamusuhuje azi ko ari The Ben arimo gusuhuza. Icyo kintu cyakomeje gutungura abantu benshi. Gusa ari ukuntu umuntu yigirira amahirwe Amadolari y'umunya-Nigeria yarayakenyereyeho gusa nabavuga ko atazi irengero ry'ayo Madolari. Mwitaye Tino akora nk'umunyamakuru w'umwuga akorera radio aho akunze gutangaza amakuru y'imyidagaduro, imikino n'ibindi bikorwa by'ubuzima busanzwe. Ubu ari mu myiteguro yo gushyira hanze album ye nshyashya yizeza abakunzi be ko ari ibintu biteguye neza kandi bizagira uruhare mu muziki nyarwanda. Tino muramwumva cyane ku radio ndetse abantu benshi munaramukunda
sinzi impamvu buriya abantu benshi nakomeje kugenda bambaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu baciye inbox bakanyandikira kuri WhatsApp ibintu byinshi bambwira bati tubwire Tino nta kintu anatangaza ku Amadolari bivugwa ko yaraye. Yabitangaje ku munsi w'ejo nibwo yagiranye ikiganiro n'Inyarwanda. MC Tino azwiho kuba umuntu ufite umwete bihatira kwiyubaka no kwagura impano ze mu muziki no mwitangazamakuru, kandi agakunda gufasha no gushyigikira abandi bahanzi bitewe nuko ari n'umushyushya rugamba we kabisa, abafite courage n'ijwi rye noneho murarizi muzaryumveho mu ndirimbo yitwa Print, ayo iryo jwi rye ririmo. Nuko biba bitemewe nyine gukina indirimbo yamaze kugera ku rukuta rwa YouTube, noneho nka The Ben channel ye ibifite copyright iri hejuru cyane bahita bagustrikinga, kandi ntabwo nakwemera ko badukubita strike. Mbafitiye amakuru menshi y'ingenzi mba ngomba kuza kubagezaho hano mukayumva amakuru meza cyane, kuko ni inkuru zacu ukuri kwawe. Bitekerezo abantu bakomeje kugenda batanga ku maposti twagiye dupostinga, ku magambo MC Tino yagiye akomeza avuga ku tuvideo twagiye ducaracara, abantu bamwe batanye bavuga bati hari n'umuntu wa comment nasomye y'umuntu ndavuga ati uyu ni umunyarwenya kabisa, avuga ati umusanisi agiye kwiba Collabo ya Taiga. Cyangwa se abantu benshi bakomeje kumbaza bati uzatubwirire Taiga cyangwa se uzatuzanira icyo Taiga we ubwe icyo abivugaho kuba MC Tino baramwitiranyije nawe ndetse akemererwa Collabo ari mu mwanya wa The Ben. Ibyo bintu zabituzanira ariko ngiye sinabitindaho, kandi na Taiga nawe ndabizi ko ntabwo yabitindaho kuko nyine kwibesha bibaho, ariko nimba gukorana kwe na Ayra Starr Taiga bizaba, niba koko Ayra Starr yaremeye Collabo na The Ben bivuze ko nyine ubundi igihe kizagera awe na The Ben Collabo bizaba, kuko Taiga ni umuhanzi w'umuhanga no mu gihugu cy'u Rwanda dukwiye kwambika ikamba, icyo cyo kirazwi. None ubikurikije n'ukuntu arimo gukora ibitaramo bye muri iyi minsi, ari kuba afite udushya tugiye dutandukanye. yarayatwitse ku munsi w'ejo ahantu bitwa Lyon mu Bufaransa, bari guhita yakomereza UK, agiye gukomeza naho kubakoramo akazi, arimo kumenyekanisha album ye yitwa Print Love, album nziza iriho indirimbo nyinshi nziza cyane. Uhereye ku ndirimbo ni Forever yaririmbiye umugore we, n'izindi zagiye ziyikurikira nizo yagiye releasinga kuri YouTube mwarazibonye. Taiga kabisa imiziki ye Imana ikomeze yihumigisha. Gusa muri iriya minsi yatangaje ko aka kantu kanyene nk'ababyiye nawe igihe cyo gukorera Imana kiri kwegereza ngo ajye muri gospel ave muri sekira. Sinzi ukuntu abanyarwanda muzabyakira, sinzi ukuntu muzabyumva, reka dutegereze turebe iby'igihe bizaduha, ariko gusa ibyo nabyo mu byitege. Ngaye rero ngaye makuru ya MC Tino n'Amadolari ye na Ayra Starr na Collabo ya The Ben yemerewe MC Tino. Mugira icyo munganiza muri comment uko mubyumva, hanyuma mukande like tujye dukomeza tubane buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.